2025 kuri uyu mugabo ni amateka kuko yari igiye gutuma Sara bamwita Yampano n'umukunzi we Uwineza Vava, icyo Imana yifatanirije ntawe ubasha kugitandukanya. Uyu muhanzi wo Rizagwira Florien yamamaye nka Yampano mu muziki we yatangaje ko yitegura gukora ubukwe n'umukunzi we Uwineza Vava. Ni nyuma y'iminota mike rero yari ishize yakiriye agakiza yatujwe na Prophet Hakim Heyman. Video zagiye zicicikana mwarazibonye umwaka ushize we n'uyu mukunzi we bakora ibishegu, ndetse bigenda ngo bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bagiye babibona ndetse Yampano yabaye Yampano kuri social media. Aha rero ni mu kiganiro yagiriye ku rubuga rwa TikTok mu ijoro ryo ku wa kabiri ku itariki 27 Mutarama 2026, aho rero yagaragaje ibyishimo bye, urukundo afitiye Uwineza Vava ndetse n'icyizere cyo kubaka ejo hazaza heza hawo we n'umukunzi we. Rero muri iki kiganiro Prophet Hakim yabajije uyu muhanzi Yampano niba yiteguye gukora ubukwe. Yampano rero asubiza mu buryo bwuzuye n'ibyishimo agira ati yego rwose vuba aha ngaha turakora ubukwe. Niba utarakanda subscribe kuri Eyodem TV kanda subscribe ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Prophet akomeza rero kumubaza amazina y'umukunzi we. Yampano rero asubiza agira ati njyewe ntabwo ngira abagore benshi, njyewe ngira umugore umwe gusa, uwo mugore rero ngira bamwita Uwineza Vava. Hakim rero yahise avuga ko Uwineza Vava ari we mukunzi wa Yampano ndetse ashimangira ko batigeze batandukana. Yagize ati abantu bari bazi ko batandukanye ariko ntabwo batandukanye, Imana yo mu ijuru rero yabahuje, ntabwo bigeze batandukana, baracyakundana ndetse bari muri fiançailles, bakeneye rero kuzarwubaka vuba aha ngaha. Yampano rero imvamutima ze aravuga ko rero urukundo rwabo rudateye imbere mu buryo bworoshye, ahubwo rero ni urukundo rwaranzwe n'ibigeragezo n'ibibazo bibakikije cyane, birimo rero n'amashusho yabo batera akabariro yasakaye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hagiye hatandukanye. Natangiye mbabwira ngo benshi mwagiye mubona ayo mavidewo ndetse inkuru y'uyu musore ntabwo ijya iva mu mitwe yanyu. Ariko rero yakomeje agira ati ariko nubwo byose byari bigoye urukundo rwacu ntabwo rwigeze rusenyuka, ngo urukundo rwabo ntabwo rwigeze rusenyuka. Yakomeje rero agira ati nta cyiza nko kugira umuntu ukunda, nta cyiza nko kugira umuntu utekereza nyuma yawe, nta cyiza nko kugira umuntu wibonamo bikaba akarusho nawe rero akwibonamo. Rero nagiriwe amahirwe mpura n'umuntu ndamukunda, muri uko rero kumukunda nawe arankundira arankunda. Aya ni amagambo y'urukundo rero Yampano yagiye agaragaza ku rubuga rwa TikTok. Uyu muhanzi rero yakomeje avuga ko mu gihe bamaze bari kumwe kingana n'umwaka bahuye n'ibintu byinshi byabangamiraga rero bigahutaza ubwonko bwabo ndetse bikabangamira n'igihe cyabo, ariko rero ibi byarangiye neza hagati ye n'umukunzi we Uwineza Vava. Rero Yampano yashimangiye kandi ko abakunzi be bamushyigikiye cyane ndetse n'umuryango we wabaye hafi ye mu bihe bibi bitari byoroshye bagiye banyuzuramo mu mwaka ushize ubwo ari amashusho yajyaga hanze. Akomeza agira ati rero ndamushimira mu gihe tumaranye kingana n'umwaka twahuye na byinshi bitwangiriza ubwonko, bitwangiriza n'igihe, biratunyeganyeza, ariko ndashima Imana ko bitasenye inzu. Ndamushimira nkanashimira abakunzi b'imiziki banjye bambaye hafi, bagerageje kunshyigikira uko bashoboye bose. Ku bijyanye rero n'agakiza yakiriye uyu muhanzi Yampano Rizagwira Florien, Prophet Hakim yasabye Yampano gusubiramo aya magambo yuje ukwemera. Yampano rero yasubiyemo aya magambo agira ati data mwiza, mu izina rya Yesu uyu munsi njyewe Yampano Florien uwo Rizagwira nemeje umutima wanjye n'ubugingo bwanjye n'umutima wanjye
n'ubwenge bwanjye. Ijambo rirambwira riti mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9, ninatuza akanwa nkemeza umutima wanjye ko Yesu yapfuye akazuka, nzaba mbaye icyaremwe gishya. Aya ni amagambo rero yatujwe n'uyu uwo rizagwira Foriye ya mpano, ati uyu munsi njyewe ya mpano Foriye uwo rizagwira nemeje umutima wanjye n'ubugingo bwanjye ndetse n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye ko nakiriye Yesu mwami n'umukiza. Ibya kera rero ati ngo biba bibaye, ngo biba birangiye, ngo guhera uyu munsi unyandukure mu gitabo cy'urupfu. Amagambo yakomeje rero avuga ati ibya kera bikarangira, guhera uyu munsi unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi unyandukure mu bagomba gupfa, umbabarire ibyaha byanjye, ibyo nakoze ibyo nakoze. Ati nongeye guca bugufi, uyu munsi nemeye kugenda mu nzira yawe mu izina rya Yesu, amen. Aya ni amagambo rero yatujwe n'ururimi rwa uwo rizagwira Foriye ya mpano, yatujwe na Profete Akimu. Uyu ni umuprofete muramuzi cyane, yagiye ahanura ibintu byinshi cyane. Ati ya mpano rero yakomeje agira ati yakomeje avuga ko yakiriye agakiza, ko umutima we ubohotse kandi ko ari gutegura ubukwe n'umukunzi we Uwineza Vava. Ibi byerekana ko rero umuhanzi yiteguye gushyira imbere urukundo, umuryango ndetse n'ukwemera mu buzima bwe bwa buri munsi. Byose rero bikaba bitanga isomo ku bakunzi be ndetse n'abamukurikira ubuzima bwe bwa buri munsi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri YouTube, kuri TikTok, kuri X ndetse no ku zindi mbuga ze, mu bamukurikira mu buzima bwe bwa buri munsi. Ya mpano rero nyuma yo kwatura agakiza ndetse no kwihana ibyaha yakoze byose, yemeje ko agiye gutegura ubukwe bwe n'umukunzi we Uwineza Vava, ndetse bari bamaranye igihe kingana n'umwaka nk'uko yagiye abitangaza. Ya mpano yatangaje ko yitegura gukora ubukwe n'umukunzi we uyu Uwineza, bamaze umwaka umwe bari mu munyenga w'urukundo. Ngayo nguko rero, kanda subscribe kuri EYODEM TV, tujye tubana 5 kuri 5 ubundi ku makuru agiye acicikana hano ku mihanda. Urakoze cyane we wakomeje gukanda subscribe, nawe utarayikanda kanda subscribe kugira ngo turusheho gukomeza kubana 5 kuri 5.